nuburira umuntu ase ubundi kukina nabuze igitekerezo ngiye guhita nuburira umuntu kapte guhimba nimero kandi si ibi nomero kumbona ari bwo bwa mbere mbonye muri telefone yanjye nibyandera kanumve. Aro mwiriwe neza. Amazina yanjye nitwa Chris, ndi umukozi wa MTN. ngo murakoze bo muri MTN? MTN. Navava tuvugana? Niwe cyane rwose muvugana. Iyi nimero nawe baruyeho? Niwe kabisa nihe baru. Nagira ngo mumenyeshe ko uri umwe mu banyamahirwe b'uyu munsi babashije gutsindira $25,000. Ongera ngo iki? Ngo natsindira amafaranga? $25,000. $25,000 ko numva arakayabura. Uziki izo nzizange naye narorose shoye kwanzigezeho. Inzozi zawe? Humura gute. Inzozi zawe zabaye impamo. Ninde yuzayigura? Narorose mvuga ati kabisa bizashira. Kera nguze imodoka. Ni imodoka ninde yuzayigura rwose? Kugira ngo akabiti yawe activate hari amafaranga 100,000 ubanza ko ugomba kugira ngo hari amafaranga 100,000 urubanza koreza kuri ino nimero turi kuvuga. Gwe niyo bya 500,000 $25,000 zose ni nzishi kabisa. Oya nako kamwe izindi zuri buyoherezeho. Mbwira. 078. Kane gatatu. Sawa. Kanza mbikore nk'akazi. Ubikore bitarenze iminota 30. Kuko ari abandi banyamahirwe nkawe bakeneye koherezwa n'amafaranga. Sawa kanza mbikore. Sawa. Aya yo ndayariye umva ndakiza ahubwo. Yewe uruse mbyinire. Muze uko nabivuga ndariye pe. Ibintu birashoboka cyangwa kandebe oya ariko kanje kura jaxo $25,000 Yamaina data. Sundi wanyana yembwa ujya kungonga ntango wandebaga. Gihora bamuga ingiri byawe nde bavuga ngo umuntu yakiza atavunitse. Ariko sha ntawe ujya uzi komeza nk'imvunja nundi nishaka ibintu utavunitse. Ariko sha wabi. Ntawe wagiye utuza. Nk'ubuje ngonga ibizingo wakize. Wakize sibi. Ni ibyishimo byinshi cyane kuko ibintu mbonye nagahomba mu kuva nabaho nibwo nabibona mu buzima bwanjye. Ibyo bintu ubonye mu buzima bwawe ngaho bimbwira. Ngo iki? Bimbwira. Ibyo bintu Mansomere hano haranditse ngo utsindiye $25,000 zakayo k'amafaranga $25,000 wese ndebe. Humuka neza umaze nk'umuntu ufite imvura mu mutwe. Humuka neza urebe urukore no message heki. Reka nkubwire ukuntu bigenza rero. Mbaye ni cyara hepfo urabizi kuri ya sare y'urubyiruko ara hepfo. Ndabizi. None njye kumva telefone irasonye. Ndamwita kuko nabonaga numero ariko bwa mbere ati amafaranga tuza make nibyo ndi kukubwira nyine. Ati si wowe witwa Vava? Vava mitavuga ati karame rwose ni ngewe. ngo numukozi ngo wa MTN ngubu bakanya bamwe bajye bahamagara batanga amafaranga. Niba bayagwaye se twayariye none se yego nera kurangiriza hangize ngo ahita ambwira ati ubaka kanya utsindiye $25,000 mitajya mu bicu. Ndavuga tanga utamvugira ibintu uri kumva ibyo bintu byoroshye cyane. Ibihumbi $25,000 umva rero kati yapangere rero aka kanya mbara ko wabimenye. mbara ukuntu tugiye kuyakoresha. Ubundi nego ni yayindi ni ukugura imodoka andasigaye. Ariko jaxo
tukajya muri hoteli i Kigali ubundi wari wajya. Ubundi ko naherutse nyoko wakubye afite ubwenge nasiko nkabona afite ubwenge ubundi ubwenge bwawe babushyizemo imirayi niko uri kupangira amafaranga wabaye nanjye ubwanye amafaranga ninjye wayabonye sine natangiye kupanga utangiye kumpangira nagize undi kugana n'ikigabo kizima wowe nurimbwa vuba wagiye ucururuke nimba nkubwiye ngo urikumva amafaranga ubundi ni uburyo bwo kugira ngo tutayapfusha we nari umwaka ukamanza nirebere ka SMS miliyoni 24 ese message imaze iki ubundi umva twebwe katubyemeranye urikumva nta kibazo n'ubundi urabizi rushiti yanjye ako tubonye ko turakamwera ko bizi njya nkwima na ibintu byose ni wari wanyima ndakurahiye ayo mafaranga kamere ku byo tugiye kuyakoresha niyo mpamvu ibintu byabyo ibyanjye n'ibyo byose tugomba dore nk'ubu ngubu ejo bundi ese ko dusangira n'umugore ibyo bintu aba ari ibintu byose tugomba kubisangira urabizi iyo ufite umusheri ndagenda nkaguha mugasangira urabizi rwose ugafataho nanjye nkaza nkafata n'ibyo ngibyo n'ubundi baravuga ngo iby'ishuti biryoha bisangiye biryoha bisangiye ahubwo se madamu wawe nawe usizeyo ra urumva gafite akantu nashaka kwigonora umugongo wawe se umusizeyo tugura reka tubyihorere ariko no mafaranga rwose mbabara tuyapangire turebe ukuntu turi buyabye njye nibyo ndi kukubwira ati tugiye kuyapangira ute ndakubwiye ati tugiye kuyapangira uki ya modoka nyine urabizi nyine nango wajya kureba ibyana i Kigali urabizi nyine jaxo rero umvira noneho ngewe ikiguzi bansabye bambwiye ati ngerageze buryo ki mbona uduhumbi 100 ibihumbi 100 ufite angahe nge mfite hano 50 tureta tuyohereza bakimbwira ngo banyohereje message ya miliyoni 25 uduhumbi 100 nahise numva nahise abwira ati nese ubundi aho sinarutse uri kumukanya uri kumbwa ngo ufite 50 hora nanjye nafite hano 50 nibyo nyine ibyo turabiteranya ibihumbi 100 bita bigera tubazi ibyo ngibyo kimbwira ati wowe bakimbwira ati ngo uramanza horeze ibihumbi 100 byo kugira ngo izo miliyoni zikugereho nahise mbabwira ati ibyo ngibyo mwikigora ibyo byoroshye ngo gucishikariso mu mutwe mitafate ndavuga ati kandebe jaxo dita tubipanga neza umva ahubwo kandi gatekereza se mwana ngo twareba mushiki wacu tukagenda tukamugura ako kantu ahubwo se bura wari umusanze yo ahubwo umva ibyo byishimo tugomba kwinezeza tugomba miliyoni 25 akayabo ahubwo reka duhe iyo message hari ndaranyirota ndaranyama inzozi zanjye zabaye impamo umva rero twihute turaye mushiki wacu tumugenda tuvana ububwa mu maguru twihute ni wowe wandemye wituye muri rero hasa wowe saba kiko mbona mwaza mwacu afite ibitekerezo nk'igihumbi igera hirya umva katubwiye none ese ubundi twicara umva mwashyushya ajyana amata n'abari hafi kwarura umva rero atsinde miliyoni 25 oya bimubwira byumve neza dore za message miliyoni 25 uzitsindiye se wakoze iki yamaye nka data ube MTN yangene miliyoni 25 kubera kugura amayitira wayo umaze imyaka 20 ugura amayitira buri munsi naga ayo mafaranga bayaguye aho shatse kumbwira ko none ibyo ngibyo bana turabiya SMS c'est vabo miliyoni 25 umushiki wawe ubu nakizaho izi ni zanzo narotaga igihe cyose ijoro n'amanywa ngo nzagura imodoka nzagura moto sibyo na bakiri isome neza ahubwo akiri isome neza gose ahubwo se igipangu ikibazo n'ibipangu none turabyubakisha uyu munsi none ubu nawe urishimye rwose ngo ubonye amafaranga atishima ubu so wabona amadolari nkangana gutya kwishima bari bagutuburiraho ariko hari abantu muri iyi minsi basigaye bareza akohereza SMS cyangwa akaguhamagara ubonye amafaranga kandi se yaguhaye kanze amamagara kuburyo wajya kumbwira ubuse umuntu yagutuburira miliyoni 25 ugakunda ayo ni amafaranga iyi ni kashi kanze nkwamagarire aho kwajya nta nubwo uri kureba neza reba neza kuba uri kureba nka z'amajyambere zigera zigwa mu mukibuka ukajya ntabwo ziri kureba imikingo warebye neza ntabwo uri kureba uri ingwe basujya reba hejuru
iyo umuntu akohereza SMS ivuye kuri nimero ye hejuru hano haba handitseho nimero iyo ivuye kuri mobile money hejuru haba handitseho ibintu bigaragaza ko atari nimero none hariho nimero urumva ayo mafaranga yabavuye shatse kumbwira ko inzozi zanjye zitari kubimamo neza se kanze guhamagarire urebe bigerageza urebe ariko ndikumva njye uri kwibeshya tuzaye kanze mu guhamagarire umva basigaye bari muri gahunda yo gufata abo bantu babatohoza oya ntabwo bishoboka utubura se birabaho umuntu wamutubura ibyo bintu ntabwo oya nibyo ntabwo bibaho ubundi ayo mafaranga tugomba kugura imodoka muceceke nyine mubahamagare mu uyu ashatse kuducenege allo biriwe neza tesa amakuru se mubwira ko tsiriya miliyoni 25 vuba vuba nyine muri ya gahunda yo kurwanya abantu basigaye barabaye abatekamutwe sazanjye bamwoherereje SMS bamenye ukuntu gatsindiye miliyoni 25 ni menshi turagura nimubwira gutyo gusa kuri kumubwira ngo abatekamutwe kandi ari MTN yangeneye amafaranga uri mu bicyo umva se nyine nagira ngo uhagere urebe uko abafasha nawe ahubwo ari hafi guta umutwe ngo yabonye amafaranga kandi wenda bamutubonye oya ntabyo gutubura umuntu usaba mutubura miliyoni 25 ahubwo bari sana ari nyine tebuka umurebere ubwo aba bashaka kuvaye amafaranga tugiye kuyohereza bashaka kumbuza kwigura pusamu yanjye umva nese umva ikindi gitekerezo umva ikindi gitekerezo njye bari bambwiye ati njye mbohereze ibihumbi 100 kugira ngo mbone ukuntu mbikuza ayo mafaranga nyine ahubwo turebe n'ukuntu bisa byoro vava yari afite senga nanjye mfite senga bigahita bijana tugiye kohereza rero ahubwo gira bwa mutumano si wamera ukunsanga mu cyumba mbaza ngo narwaye cyane rwose umuntu yanyohereje SMS ngo ntsindiye miliyoni 500 mbaza ngo hakurikiye hiye yarambwiye ngo nimwereze amafaranga 350 ngo kugira ngo konti yanjye ifunguke ibashe kwakira amafaranga ngo araza higeretseho yaya none se bababeshya narayamwoherereje urumva hanyuma mpamagaye ya nimero nsanga yakuyeho kera aho icyo kinyama ntabwo ujya kureba kuri iyo rero iyi nomero rero iyi nomero ifite umugisha pe iyi nomero ntabwo kunera umwaka mukobwa rero ubundi ubundi vava no mukobwa ngende kumva afite imvururu mu mutwe ubundi kamubwira bakavuga neza ongera umuhamagara tebuke umva ngenda bizi mugenzi wanjye Teza yahawe iranka ryuko ari umupolisi mwiza uzi kugenzura neza ibyaha akabikurikirana ababikoze bakashyikirizwa ubutabera kundi iyo nzaraje agera urebe wowe nakumvisha ushaka kunkura umutima umukobwa rero n'ubwo tugiye kumugurira ubwo urumva rero birapfuye uyu n'umukobwa akagiye tukayohereza amafaranga ngo nibugende muyohereze none hataraza murere umva ariko Jackson harakubaho ubwo wowe sara ibyaye kutubwira ashobora ko ari adutegereza uwo ngote se kubera bikoramo n'ubundi twumva miliyoni 25 mwebwe urumva kukubwira rero kohereza ngo ibihumbi 100 kuri miliyoni 25 ngibyo tubyumva vuba pe tumutegereze twumva iki nawe tubwira ahubwo muhamagara mubwira tebuke sonde nimba barabimutwayeho akundi reka twumve inama z'uwo mupolisi ubundi se ese ubundi ari hano hafi kubigera ahitagera agiye kwa usigena mamagara urumva atagiye ku Yeko zagiye kwagera bege SMS iteye ubwuzuwe ngo miliyoni 25 tegereza agataraje rero ngo nohereze ibihumbi aya nangara ya pirate nanga yandi ibiwani bamwe ubu wakubwira ngo umuntu aguhe miliyoni 25 mwereze ibihumbi 100 ibyo ngibyo byakunanira uwo mupira wakuye he? Akusaba no mupira rwose. Mukuru wanjye yari yaje mu rugo nyine yaje mu kabari. Ubundi ujya kwambara imyenda y'abapolisi wabuze ibindi wamba. Mukuru wawe akora iki? Ashinzwe umutekano nyine muri bari abateka imitwe bose nyine. Yitwa nde? Yitwa nde? Ibyo ngibyo reka tubyite areka aho yabanzungire yitwa nde? Yitwa nde? Yitwa nde? Yitwa Fande. Sereka imikino. Akose ubwo umuyobozi ibyo ngibyo niba gusobanura ikintu gitumye tuguhamagara musobanurire tubavuga iby'umupira turaza kubivugana nta kibazo turaza kubivugana niba manze bagusobanurira rwose ikintu none se sare umuhamagara iki kibazo
simera kumbwira ngo uri muri iza kesi z'abantu batubura oya wamubwira kuko dutsindiye miliyoni 25 uri mu adandabereye SMS ahubwo rata bari batumiye ngo twereze 100 ibihumbi 100 dutsindiye miliyoni 25 ibyo bintu byanditse ndabereye SMS ya muntu aramamagara ambwira ati akora ku giciro cya ahubwo dufashe tubona umwagenti vuba oya ni miliyoni turi mu singaho haje ubu nawe ntabwo wigeze wiga miliyoni 25 nakiga se ayo narize ngewe yamaye saprak ubu nayiguze sogonderi narayirangije muri njije bene akakageri injise gute se kandi utangiye sasa ntabwo yasobanuriwe ye nawe babwiye banze ko oya sunguye ko numva afite imvururu mu mutwe ibyo ngibyo njyana byitagaho izi SMS ni abatubuzi bari kuzohereza ubwo rero ukaza ukajya ugatanga ibihumbi 100 bagusabye 100 hari nabo bakamagana gusa umuntu yakubwira ngo umwohereze ibihumbi 100 w'imiliyoni 25 ukakuza umwohereza ukayatanga uzi ngo izi miliyoni yumvire muri ibintu batangiye nibyo batubuzi ubusa nibyo miliyoni 20 n'abatubuzi ngabaki abiyi minsi niko bameze barayakurya ego mama rero aya ngayo rwose ibyo bihumbi 100 nibo mwari mubifite muyakenyerereho twaba tuje kureba sare ngo tujye kuyohereza ngo batwereze miliyoni 25 mubyibagirwe nibyo ngibyo nshakiraga nibyo ngibyo rwose umva bari bambanye bamba no kubana bakuze gusa mu bitekerezo njye nahise ko biza ariko jaxo uzi ko nigeze kumva ngo hari abantu ngo bateka imitwe kuri telefoni ngo kokoreza ngo SMS konzi ko guteka imitwe kare ko ufata umutwe ukawuteka ubu ni gute umuntu yafata umutwe akawugutekera inzozi zanjye ko numva mutangiye kuzipfobya oya rwose wihangana ushakira umutima hamwe inzozi ze rwose ibi ngibi ariko ari byo umuyobozi atubwira nimba ese ubundi konzi ko uri kumva wa mungani ndibutse ahubwo sari hari misiyo nari mfite fanda nyine yarimo amamagara wongere document mwohereza wari ukoze pe kuba usobanurira bagenzi bawe bakabyumva abantu bose bameze nkawe kabisa umva bano batekamitwe twabashobora rwose ariko bibona tutungutse inama ntabwo bizongera ko nibo rwose uko mubimenye nize ko muzanabibwira n'abandi ahubwo turagenda ikintu kimbabaje ni kimwe gusa ikihe ubu ngiye kongera njyame ndongere binsaho umwanya wo kongera gufata izindi nzozi nk'ukuntu numvaga inzozi zanjye zagezweho oya rwose uzashakira hano nese ubu nawe wari warayapangiye ibi ngibi ni bya bindi ariko bavuga ngo yakiza atavunitse ukuntu two twapanduye iyo modoka yarapfuye n'ubundi by'ubusanzwe ntabwo byaguhiye ahubwo songeye ko ngende naho gerayo urakoze kutugira nawe urakoze kubaturisha bari bane ubu ijana byari bigiye kugendera dore rwose